n'ubuzima. Byinshi ubona ukibaza impamvu yabyo, ariko nyamara nta kintu kimwe kidafite impamvu. Niye mpamvu Squid Game yarangiriye ku gice cya gatatu. Game over Research Game. Umwanditsi w'uruhererekane avuga ko season ya gatatu ariyo iza gusiga igisubizo cya nyuma. Uruhererekane rwakunzwe ku rwego mpuzamahanga, Squid Game rwarangiriye ku gice cyarwo cya gatatu, nk'uko byatangajwe kenshi n'uwari umwanditsi, akanayobora ndetse akanawutunganya. Yu mu magambo aherutse gutangaza no mu byo yagiye avuga mbere, Wang yasobanuye ko season ya gatatu izasiga ubutumwa bwuzuye iherekejwe n'icyo yise Game over, kizagaragara no mu ishusho y'isozwa ry'uruhererekane. Mu ibaruwa yandikiye abafana muri Nyakanga ishize, Wang yavuze ko season ya gatatu yagenewe kuba iya nyuma. Yavuze ko anyuzwe cyane no kuba igitekerezo cye cy'uruhererekane cyarageze aho yagennye, kandi mu buryo yari yabiteguye kuva mbere. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze turebere hamwe ubundi Wang Yu wanditse Squid Game ni muntu ki, ku buryo yanditse filime igakundwa cyane ku isi hose by'aka kageni. Wang Yu umwe mu bantu bazwi cyane muri Korea y'Epfo mu bijyanye n'ikinamico, sinema n'imyandikire. Yamenyekanye cyane ku isi yose kubera uko yanditse, ayobora ndetse anatunganya Squid Game, imwe mu maseri ya Netflix yarebwe cyane kurusha izindi mu mateka. Wang Yu ni umu film director cyangwa se umunyasenario, umwanditsi w'inkuru ndende, screenwriter, ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Yavutse ku wa 26 Gashyantare 1971 mu mujyi wa Seoul muri Korea y'Epfo. Akiri muto yakundaga cyane gutekereza ku mico n'imibanire y'abantu mu buzima bwa buri munsi, ndetse akanakunda kwibaza ku byaha, ubukene n'ukuntu abantu bagera ahantu hanini banyuze mu nzira zitoroshye. Wanga yize mu ishuri ryitwa Seoul National University, aho yaminuje mu itumanaho communication. Nyuma yaho yagiye kwiga amashusho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri University of Southern California, aho yize film production cyangwa se uburyo bwo gutunganya filime. Muri University of Southern California yakoze filime ngufi yise Mayo, imufasha gutangira gukundwa n'abakora muri sinema. Uko yagendaga akura ni nako yazanaga ibitekerezo bikomeye ku muryango, ruswa, ubukene n'akarengane, ibintu bigaragara cyane muri Squid Game. Wanga yatangiye kwandika Squid Game ahagana mu mwaka wa 2008 kugeza 2009, igihe yari afite ikibazo gikomeye cy'amafaranga, yari abayeho mu bukene bukomeye, ndetse anavuga ko yigeze kugurisha laptop ye kugira ngo abone amafaranga yo kubaho. Icyo gihe yatekereje ku mukino w'ubuzima n'urupfu, aho abantu bakina imikino y'abana bashaka amafaranga. Yari igitekerezo giteye ubwoba, ariko cyari gifite ishingiro ku buzima abantu babayeho. Ibigo byinshi byamwanze, banamubwiraga ko inkuru ye ibabaje cyane, idashimishije, ndetse ifite urugomo rwinshi. Ntibashoboraga kwiyumvisha abantu bareba inkuru y'uburyo
abantu bicwa nk'aho ari umukino, ariko Wang ntiyacitse intege. Yakomeje guhindura inkuru uko iminsi icumaga. Byaje guhinduka mu mwaka wa 2021 ubwo Netflix yemeye gukorana na Wang kuri iyo nkuru, kubera ko isi ari imaze guhinduka. Abantu bari barushijeho kumva uburibwe bw'ubukene, irushanwa ryo kubaho no guhangana n'ubuzima. Mu gihe gito nyuma yo gusohoka, Squid Game yabaye ikinamico ya mbere ku isi yose ku rubuga rwa Netflix. Yarebwe n'abantu barenga miliyoni 111 mu byumweru 4 gusa. Yatumye Wang aba icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Yegukanye ibihembo bikomeye birimo Emmy Award nk'umuyobozi mwiza, ndetse na Squid Game yahabwa ibihembo nk'ikinamico yihariye inafasha abakinnyi bayo kwamamara. Ali Jung-jae ukina ku izina rya Jiwon. Inkuru yagenewe kurangizwa. Umwanzuro wo kurangiza Squid Game kuri season ya 3 wahuye neza n'intego ya Wang yo gukora inkuru yuzuye, by'umwihariko yerekeye urugendo rwa Jiwon ukinwa na Rin Jung-jae. Mu biganiro bitandukanye harimo na Variety na Netflix, Wang yasobanuye ko uko yagendaga ategura ibigize season ya 2 na 3 yabonaga ko hari iherezo rikwiriye imikino yica abantu ndetse n'urugendo rwihariye rwa Jiwon. Yashakaga gutanga ubutumwa bukomeye ko isi iri mu kaga niba abantu bahitamo inyungu z'ako kanya aho kwifata, kudatanga ibitambo no kudakorera hamwe ku nyungu rusange. Ubutumwa nk'ubwo avuga ko bugaragara mu buryo bushimishije kandi bukomeye mu gusoza uruhererekane, aho amaherezo iyo mikino ari mabi, kuva ku gitekerezo kugeza ku gusoza. Ibyiyumvo by'umwanditsi. Wang yatekerezaga iki kuva ku itangiriro kugeza ku musozo? Wang Dong-yu yavuze ko gukora ibi bice 22 byari urugendo rukomeye rujyanye no kuruhuka, ariko nanone rurimo akababaro kuko igihe kigeze cyo kubisezera. Yavuze ko azakumbura ibintu byinshi byaranze igikorwa cya Squid Game, nk'uburiri bunini bw'abakinnyi, inzira zigoye n'imyanya bakiniragamo imikino. Yavuze kandi ko yishimiye cyane gukorana n'abakinnyi be n'itsinda ryamufashije, ndetse n'iminsi itoroshye y'ifata ry'amashusho. Ibyo byose Wang yavuze ko yabonye uko igitekerezo cye cyavuyemo ibintu bitangaje birenze uko yabyifuzaga, kandi azakomeza kubibika mu mutima w'igihe kinini. Nubwo yari akomeje kugaragaza umunezero mu kwesa imihigo kwe, Wang yagaragaje ko izi nshingano zamusabye ibirenze, kugeza ubwo yumvaga ananiwe mu mutwe no ku buriri. Niyo mpamvu yumva ari ngombwa gusiga Squid Game aho ngaho. Gishobora kurangira, ariko hashobora kuvuka ibintu. Nubwo season ya 4 itazabaho, Wang yavuze ko hari amahirwe ko hazakorwa indi mishinga ishingiye kuri Squid Game, ariko atari ugukomeza inkuru isanzwe. Aho gukomeza igice cya 4, Wang yashimangiye ko yatekerezaga cyane ku bintu byabaye hagati ya season ya 1 n'iya 2. Ayo niyo mashami ashobora kuzavamo izindi nkuru, aribyo twita spin-offs, ariko kugeza ubu nta n'umwe wari wemezwa. Hari ibihuha byagiye bivuga ko Squid Game ishobora gukorerwa mu buryo bushya muri Amerika, aho bamwe bavuga ko byaba bifitanye isano n'umuyobozi David Fincher ndetse na Kat Blanchett wagaragaye muri season ya 3 akina umukino wa G Los Angeles. G umukino wa kera w'abana wo muri Korea y'Epfo ukinwa n'abantu babiri bifashishije udupapuro tubiri dufunitse dukomeye, dukunze
kuba twakozwe n'impapuro zoroshye cyangwa za karita. Intego y'umukino ni ugukubita agapapuro kawe hasi ku buryo gahinduranya ako mu mukino mugenzi wawe yashyize hasi. Ni ukuvuga ko uramutse ukubise neza agapapuro ukundi kagahindukira ubutsinze. Ariko Hwang yavuze ko ibyo bitari gutegura spin off, ahubwo ko ari ugusoza season ya gatatu ku buryo budasanzwe. Yongeye ko niba hari indi Squid Game yajya ibaho ihaba spin off cyangwa indi ncamake, we yajya agira uruhare mu gitekerezo, ariko atazongera kwinjira mu kazi kenshi nk'ubwa mbere keretse igihe cye cyihariye. Ubutumwa yatanze ku bafana be benshi bari kudukurikira, harimo n'abayikunze cyane. Yaranditse ngo nubwo igice kinini cy'iyi nkuru kigeze ku musozo, abarebye Squid Game baracyafite amahirwe yo gutekereza ku bundi buryo inkuru yajya ikomeza, kandi bitewe n'ukuntu iyi series yamenyekanye cyane ku isi, hari icyizere ko izongera kuba mu bundi buryo. Hwang akunda kuvuga ko impamvu yanditse Squid Game atari ukugira ngo atume abantu bareba gusa, ahubwo ni ukugira ngo abantu batekereze ku buzima bwabo, ku butabera no ku mwanya buri wese afite mu muryango mugari. Yashakaga ko abantu bibaza niba uburyo babayeho bwubaka cyangwa busenya abandi. Yarishimye Joel, ndabashimiye.